nongeye kubaramutsa nanone yambe uyu mwanya noneho ndashaka ko tuganira ariko bisanzwe hari indirimbo numvise nshaka ko tuganiraho kubera ko murabizi ko mu gihe turiho hano mu isi abantu benshi bafashwa n'ibintu bitandukanye. Iyo twagiye mu materaniro ayabera, niyo mpamvu mubona habaho ibice byinshi, habaho igice cy'abaririmbyi, habaho mu ibitsi haje za worship team, ni byiza. Hari n'igice cyo bigisha. Kera umuntu yigeze kutubwira ukuntu batanze itangazo, umuntu aciye hanze y'urusengero ahita aza kuvuga ati bano bantu baranze bagatangaza ko hari umuntu wataye amafaranga n'abantu beza. Urumva ibintu byose biri mu rusengero cyangwa biri mu materaniro yabera bifasha ubugingo bw'abantu. Ariko nashaka ko uyu munsi twiganirira ku ndirimbo. Akenshi ntabwo abantu bakunda kubyitaho ngo babivuge, donc babiganire nkaho ari ibintu bifasha imitima. Indirimbo ahenshi tuzifata nkaho ari ibintu byo kwishima no kugira gute. Mwumvise ko hari n'igihe bavuga ngo okay, muhaguruke duhimbaze Imana hanyuma tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana, noneho abantu basohoke binanure bagire gute. Urumva ni iyo cadre cyangwa n'ubwo buryo abantu benshi bafatamo indirimbo. Ariko numvise indirimbo abene data bo muri church ya ADPR Nyarugenge ni Oziana baririmbye indirimbo nziza cyane Imana ibaha umugisha. Indirimbo ivuga ngo yewe wasiwe wagushije ishyano. Ndagira ngo mubanze mwumveho agace gatoya. Uhereye mbere na mbere Satana kurika Satana kurika si Satani ayinyeramo. Urumva ko gace karagaragaza uburyo isi yamanukiwe n'umubi. Mwanditsi w'ibyahishuwe niba byanditse aravuga ngo ishime wajuruwe kandi unezerwe kuko umubi agukuwemo, hanyuma nawe wasiwe turagarurire kuko umubi akumanukiyemo. Mwumva ibintu biranga Satani. Abaririmbyi barabiririmbye bagize neza cyane. Yewe wasiwe wagushije ishyano kuko Satani yakumanukiyemo. Yashutse cyangwa se yateranije abantu n'Imana kuko uhereye na mbere ni nawe wabanje kuba mubi mu byaremwe byose. Arangije rero ngo yegereye umutima yambuye ubwiza Adamu na Eva, hanyuma atuma bagusha ishyano bagushije n'uyu munsi n'iteka. Igihe cyose Kristo ataratsembaho ibyaha n'urupfu biracyadukurikirana. Uti gute? Yaraje ngo ashukwa umutima wa Kayini, urubyaro rwa Adamu na Eva, ngo yice murumuna we. Mwibaza ahantu inzangano zo mu miryango zijya ziva. Mwibaza impamvu umubyeyi ngo yabyaye umwana aramuta, undi ngo yihakanye ngo umwana yateye inda, hanyuma ngo uvutse n'ubwo yavutse atagira se. Abantu rero babibona gutyo gusa, ariko inkomoko ngiyo ni Satani. Utaratinye gushuka umwana ngo yice murumuna we, urumva ntiyatinya gukora n'ibindi rwose. Hanyuma ngo yagize gutya ngo akomeza kujya mu bantu akajya bashukisha ibintu bimwe ngo bakundi bagire. Aragenda agera ahantu ngo Ananiya na Safira ngo bagira gutya baratinyuka
babeshya intumwa, babeshya Imana, ariko Satani ngo ikintu yabahembye ni ukurimbuka. Donc aragushukashuka, gira gutya ukumva ni byiza, ariko nta kindi gikurikiraho, ni urupfu. Reka tuvuge ibintu bimwe muri iyi minsi bihari yagiye azana, yagiye atuzanira, ni ingaruka z'ibyaha, nta kindi. Ejo bundi His Excellency yarimo yibaza ngo ariko ubundi ngo ni gute abantu babiri bananirwa kubana ari abantu bakuru. Nyakubahwa Satani yahageze nta kidakorwa, arinjira mu mutima w'umugabo akareba umugore akabona iki ni igiki, yajya mu mutima w'umugore akabona hirya ngo ariho bigororotse kuruta iwe, kuko umuryango niwo yabanje gusenya bwa mbere kwa Adamu na Eva. Muri minsi rero n'uruzurumva n'icyo atakora, mukwiye kwitonda, amanuka mu bana n'uyu munsi birahari. Mwabonye ko leta y'u Rwanda iragerageza abana bacu tubaho uburere, tubaho uburezi bwiza, noneho impinduka zigenda ziza. Bagira gutya bati noneho tugiye kugenza gutya kugira ngo ibintu bibe bimeze neza mu burezi. Ntabwo dushaka abarimu bakererwa, ntabwo dushaka abayobozi b'amashuri bitwara nabi, ntabwo dushaka abafite imyitwarire mibi. Mwumvise ko mugomba kujya muzinduka, dore yitera agahita ashinga gutya, murashize murapfuye. Hari ibindi byavuye hejuru yo ngiyo muri ministeri, mu karere, directeur nawe n'urupfu. Satani aragenda akinjira mu mitima y'abantu akabahindura babi. Ibyari bije bigira ngo birengere society, bakabibinjizamo bakabikoresha nka kugira ngo ahubwo basenya abo bagombye gushyirana mu bikorwa bya bindi. Uwo ni Satani wabikoze. Yakwitonda rero, kubera ko abaririmbyi bagize neza, mwarakoze ku iyo ndirimbo, turabashimira. Hari akandi gace keza cyane rero, bene data ba Kristo bazana ngo ariko noneho mwese umucunguzi Yesu yarabonetse, mubaze Yohana umubatiza yamubatirije muri Yorodani, nimubaze Mariya, gutyo n'ibindi bice bagenda babishyiramo. Wow, iyi ndirimbo ni nziza cyane. Wow. Iyi ndirimbo ni nziza cyane. Bitewe n'iki? Baririmbyi bagaragaje ishyano isi yagushije, ariko kandi banatanga n'ihumure by'ibigomba gukurikiraho. Baravuga ngo noneho musasi imyenda mu nzira, hanyuma muzane ya ndogobe aba ari we uyigendaho. Dore icyo bivuze ni iki? Mutunganye imitima, hanyuma nimurangiza mureke Kristo aba ari we uyitegeka, aba ari we uyigendamo, aba ari we uyitemberamo, kubera ko ni umutima mushya utarigeze wiyanduza, utarigeze ugira gute, mureke aba ari we uwugendamo. Ni ukuvuga ngo rero dushimiye abaririmbyi baririmbye indirimbo, kandi tuzajya tugenda tuganira no ku zindi zigiye uko zidufashije, namwe zibafashe, uko tuzumvise zikwiye gufasha itorero, namwe zibafashe, namwe kandi mujye mudufashisha izindi, kugira ngo dukomeze kunguka imbaraga n'amavuta bizatugeza mu Rurembo Siyoni. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao.